amabanga utamenye, ibinyoma bikomeye ndetse n'ibihuha ku bibera kwa muganga. Ibi byose ni mu kiganiro amabanga yo kwa muganga ugezweho na Papa Tonto ku Marebe TV. Bakunzi bacu, uyu munsi twateguye ikiganiro cyiza, ikiganiro gisubiza ikibazo cyazwa n'abantu benshi. Nibyo se koko kwa muganga batwika abantu bitabye Imana? Iyo ni insanganyamatsiko cyangwa se umutwe w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbere yuko dukomeza, watwemerera ugakanda kuri subscribe wowe mushya kuri iyi channel, cyangwa se kanda kuri like ndetse ukanongera ukohereza ibitekerezo byawe cyangwa ikibazo cyawe ugicishije muri comment. Ntabwo bitangaje ko nawe dukurikira uyu munsi ushobora kuba wigeze wibaza iki kibazo cyangwa se ukaba warumvisha abantu benshi babyibaza. Ibyo byose bituruka ku makuru atandukanye ariko kenshi atariyo abantu baba bafite ku bikorerwa kwa muganga. Twaguteguriye iyi nkuru kugira ngo tukumare amatsiko kandi unarusheho gusobanukirwa kuri byinshi bikorerwa kwa muganga, dore ko ari ahantu abantu benshi bajya bafite ibibazo cyangwa se badafite n'umwanya wo kubamenya neza ibihakorerwa. Nyuma y'ubushakashatsi rero cyangwa se ikiganiro twagiranye n'abakozi bo mu bigo bitandukanye by'ubuvuzi, twasanze iki kibazo gifitanye isano ya hafi na serivisi imwe iba mu bitaro cyangwa se kwa muganga ishinzwe gutwika imyanda yaturutse mu bice bitandukanye by'ibitaro. Twavuga nk'ibagiro cyangwa se salle d'operation, operating room mu ndimi z'amahanga, ibyumba babyariramo cyangwa se twakwita salle d'accouchement cyangwa se delivery rooms, ahatangirwa hakanasuzumirwa ibizamini by'abarwayi abenshi bazi nka labo cyangwa se laboratoire, ndetse n'ahandi hatandukanye mu bitaro. Nk'uko twabikurikiranye, twasanze batwika imyanda bakoresheje imashini nini cyane kandi ikoresha ubushyuhe bwinshi cyane bushobora no kugera kuri dogere 1200, dogere 1200 z'ubushyuhe. Twizere ko urimo kubyumva. Bakunzi bacu, ibuka yuko niba ujya ubona aho bateka ubugari cyangwa se naho bukunda, aho kuno bose turabasohoje. Ibuka yuko ari amazi batekesha ubugari aba afite dogere 100 zikuba inshuro 12. Ubwo bushyuhe ukuntu bungana imashini itwika imyanda kwa muganga ikoresha kugira ngo itwike ya myanda. Ibi byose abagamijwe iki? Abagamijwe kuburizamo ubwandu butandukanye bushobora guterwa n'ububi bwa ya myanda yavuye mu bice bitandukanye byo kwa muganga. Iyi mashini ikoreshwa aka kazi ikaba yitwa rero incinerateur cyangwa se incinerator mu ndimi z'amahanga. Ikaba ifite ibice bitatu by'ingenzi, ari byo ahajya kandi hagatwikirwa imyanda, aricyo bakunda kwita chambre primaire cyangwa se primary chamber. Ikagira igice cya kabiri gishinzwe kongera gutwika umwotsi wavuye muri ya myanda kugira ngo utaza guhumanya ikirere. Icyo gice kikaba cyitwa chambre secondaire cyangwa se secondary chamber, ndetse n'igice cya gatatu aricyo gishinzwe kugenzura imikorere y'imashini cyangwa se icyitwa system control box. Bakunzi bacu, mu kiganiro twagiranye n'abakoresha iyo mashini, twababajije ukuri ku bivugwa ku itwikwa ry'abantu bitabye Imana. Batubwiye ko nabo babyumva, ariko batubwira yuko kandi bituruka ku makuru abantu baba bafite ariko adahagije, maze babona iyo mashini batwikisha imyanda cyangwa se umwotsi uyivuyemo bakagira bati dorere bya bintu tuvuga, dore ya mashini itwika abantu. Reka twibutse ko iki gikorwa cyo gutwika imibiri y'abitabye Imana kititwa incineration nk'ijambo rikoreshwa mu gutwika imyanda, ahubwo hakoreshwa ijambo cremation mu ndimi z'amahanga, aho ibihugu bitandukanye bikoresha ubu buryo ku mpamvu zirimo ikiguzi gihanitse cyo kubona amarimbi, imihango yo gushyingura ihenze cyangwa se imico, ndetse n'impamvu zishingiye ku myizerere cyangwa se amadini. Icyakora mu Rwanda ubu buryo bukaba butari bwatangira gukoreshwa. Turagushimira ko ukomeje kubana natwe muri iki kiganiro, kandi nawe umaze gukora subscribe wubahwe cyane. Comment zanyu zirakenewe. Hari icyo utasobanukiwe cyangwa se ikindi kiguteye amatsiko kwa muganga, twandikire muri comment tubitegurire mu biganiro by'utaha. Imana ibarinde. Ciao ciao.